Hari ikintu nahishuriwe n'Umwami Imana uyu munsi ubwo naganiraga nawe mu ijambo rye. Mu by'ukuri naje gusanga Umwami Imana atubuza kwiganyira ariko ntatubuza kumuganyira. Nasenganye n'abantu benshi ahantu hatandukanye, mu butayu, mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, nkumva bakunze kwihana bavuga ngo Imana imbabarire kwiganyira, Imana imbabarire amaganya. Nareba kenshi ngenzuye ibyo bari kuvuga ngasanga biterwa no kutizera. Uyu munsi rero naje kugirirwa ubuntu, Umwami Imana aganira nanjye mu ijambo rye. Iyo dusomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Bakristo bavandimwe, Imana iducyashye itubuza kugira icyo twiganyira, kwiganyira ubwawe. Mu yandi magambo, kureba ikibazo ufite aho kureba Imana ukirebaho, kureba ikibazo ufite mu gukemurwa kwacyo ukirebaho aho kureba Imana. Bibiliya rero iravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose. Iyo Bibiliya ivuze byose, irivuze ngo 100% nta na kimwe kivuyemo, bimenywe n'Imana. Ngo mu buhe buryo? Bibiliya iravuze ngo mubisabiye, 2 mubyingingiye, 3 kandi mushima. Nakomeje nganira n'Umwami Imana, nsoma hano mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ku gice cya 5 ku murongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ni ukuvuga ngo Imana Data itubuza kwiganyira, itubuza ko duhura n'ibibazo akaba ari twe twirebaho. Ubundi kwiganyira ubwabyo ni ubwibone. Ni ukuvuga ngo uba ari wowe uri kwibona, uba ari wowe uri kwishyira imbere. Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi ye, Zaburi ya 16 ku murongo wa 8, aravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Icyaha rero cyo kwiganyira ni ugufata ukishyira imbere, aho kwashyira Imana akaba ari wowe uhishyira, ukareba ikibazo aho kucyereka Imana, aho kukibwira Imana akaba ari wowe ukibwira. Ibyo rero nibyo bitera igiti cy'amaganya mu muntu, nibyo bitera igiti cy'agahinda mu muntu, nibyo bitera igiti cyo kutizera mu muntu, na nibyo bikuriramo abantu benshi ikintu cyo kwiyahura. Ntabwo dukwiriye kwiganyira ubwacu, kwiganyira kuko Bibiliya ivuga ko tutakiyongeraho n'umukono. Icyakora Dawidi mu buzima bwe bwose yahoraga ashyira Imana imbere, arandika ngo nayishyize imbere ngo kuko iri iburyo bwe ntazigera anyeganyezwa. Twasomye ijambo ry'Imana Petero yanditse, yavuze ngo ngo muyikoreze, ni Imana ivugwa, ngo amaganya yanyu yose ngo kuko yita kuri mwe. Ni ukuvuga ngo Imana mu rukundo rwayo igukunda, iri kukubuza kwiganyira, iri kukubuza kwihereza agahinda, iri kukubwira ngo kambwire amaganya yawe yose, ibyo wiganyira byose nibimenywe nanjye, naba ari njyewe bireba. Iyo nshingano si yawe, wiyiha, wikora ibitari ibyawe, narabyemeye, n'akazi kanjye, bari njyewe ubiha, we kubyiha. Ni ikimana idusaba, ntitubuza kuyiganyira, ahubwo itubuza kwiganyira kuko ntacyo twakimarira. Ni umubyeyi wacu, ntishaka ko ibyo dushaka duterwa agahinda nabyo cyane ngo bitujyane kure, ahubwo ishaka ko ariyo tubihereza. Yari mwene so Imana irumva Diyedone.
Imana ibahe umugisha.